Agafilime kacu tugatangiriye mu muhanda aho hari akana kari gashoreye umupira ku ruhande hari imodoka yahise haturuka, hari umugabo wari utwaye imodoka ari video call, ako kamanya yahise agonga ka kana, umugabo bimwanga mu nda abura uko abigenza disi aranatungurwa cyane, ako kamwanya yahise agonga agapira ka wa mwana, ako kamanya telefone yahise imuhamagara arangije ahita yifata bwangu kugira ngo yumve icyo telefone igiye kumubwira, ariko disi yabuze uko abigenza agwa mu kantu, ubona ko anatunguwe. Umugabo yari afite n'ubwoba bwinshi cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo ese ni cyari kimuteye kugendera avugira video call kuri telefone kandi azi neza ko yaratwaye imodoka. Ako kamwanya hari abagenzi bihitiraga, ikigaragara cyo bo baraje bahita bareba basanga neza wa mugabo yamaze kugonga kakana, yagonze umupira wa kakana ariko ntabwo tuzi neza ko yagonze kakana. Ndagira ngo witegereze neza, umugabo yahise agwa mu kantu, disi aratungurwa, ubwoba buramwica cyane abura ukuntu abigenza, ariko disi ndagira ngo witegereze neza, bahise baza bagota ya modoka, abantu bagenzi bigenderaga baravuga ati ntago waba ukoze ibi bintu ngo tugendane ngo ducike amahoro. Bahise baza begera ya modoka, buri wese avuga ati dore umupira umwana yakiraga nguriya umwana twamwiboneye. Umudamu yahise aza kuramo wa mupira w'umwana arangije ajya kuzenguruka ati reka nze tubonane, reka nze duhangane umbwire igitumye ugonga kano kana. Umugabo yahise agira ubwoba arangije ahita azakinga umuryango vuba na vuba kugira ngo batabona ahantu baca ngo bamusangemo. Yaraje arakomanga cyane avuga ati sohoka muri iyo modoka, sohoka, ntabwo aho umaze gukora ibintu bimeze gutya nurangiza kugume mu modoka. Umugabo yagize ubwoba arangije ahita ajya mu ntebe z'inyuma yihuta cyane ajya kwicara inyuma muri bisi mu ntebe z'inyuma. Umugabo yari afite ubwoba bitewe n'ibintu yari amaze gukora, nawe ubwo yahise akanda telefoni vuba vuba ahita ahamagara nimero, arangije akomeza kumubaza ati ngiye hari ibintu bimbayeho ngonze umwana, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mumbabarire kandi sinizeye neza kuko nimba ngonze umwana kuko ntabwo ndasohoka ngo njye hanze ndebe, ariko mu by'ukuri ndakwinginze nta kana kahitaga nshobora kuba nkagonze ariko nabizi neza, ndagira ngo mbanze mbasaba imbabazi kandi mumbabarire ndabinginze kubera ko aka kana byanga byakunda nshobora kuba nkagonze ariko ndabinginze nimumbabarire pe. Umugabo bakomeje kumubwira ati kuko byamera kose ukomeze wirwarize nyine kubera ko amakosa ni ayawe, ntabwo wabitubwira ngo tube twagira ikintu tugufasha kubera ko amakosa ni ayawe, wari utwaye bisi wowe utabashije kubasha kuba wareba imbere. Muri ako kamwanya rero umugabo yakomeje disi kugusobanuza, ako kamwanya hanze bamumereye nabi, barimo barahonda ibirahuri bavuga ati sohokamo n'ubundi ugire vubuze hano hanze, sohokamo ze bwangu kubera ko ntabwo waguma muri iyo modoka uzi neza ibintu umaze gukora. Umugabo disi yakomeje kugira agahinda, akomeza kurira cyane, akomeza gutaka cyane avuga ati n'ubundi uko byamera kose mumbabarire mumugufasha kubera ko abantu bari hanze bamereye nabi ntabwo nabasha kubakira. Bakomeje guhonda ibirahure by'imodoka bavuga ati sohokamo vuba vuba utwereke umwana wacu ahantu mushyize, ati ibyo bindi bivugishwa byo ntabwo tubizi. Kandi umugabo disi yari ari muri bisi wenyine nta n'abagenzi yari atwaye, ikigaragara cyo nuko yari agiye kubazana. Umugabo yakomeje gutakamba avuga ati mwambabariye mwakabyaramwe, ati kuko urabona ibintu naza kubigenza gute, ati nimwihangane mumugufasha, ati kubera ko ndabona ko nanjye bitanyoroheye. Umugabo disi yakomeje gutakamba cyane akomeza gusaba imbabazi aravuga ati mwanyumvise ko nanjye ntorohewe kuko, ati kandi ko ari ibintu nanjye binunguye nazi ukuntu bigenze, ati aba bantu nindamuka nsohotse ndabakizwa n'iki ko baraza kumerera nabi. Baramubwiye umugabo rero ati ihangane nyine ubage wifashe, ati byose ni wowe biteye. Yahise bakupa n'umujinya mwinshi, abari hanze bakomeza guhonda ibirahure bavuga ati sohokamo sohokamo. Umugabo akomeza kugira ubwoba aravuga ati aba bantu nindamuka nsohotse hanze baranshwanyaguza ntabwo ndi bubakire. Umugabo disi yakomeje kwicaramo aho ngaho, abandi hanze bakomeza guhonda ikirahure baravuga ati sohoka uze hanze uze utwereke umwana wacu ahantu ari, gira vuba gira bwangu uze utwereke umwana wacu turamukeneye. Umugabo disi yakomeje kugira ubwoba arangije agaruka kuri vora aravuga ati so nonge icyokere kiranamurenga, arangije ahonda kuri vora aravuga ati ubu se mana yanjye koko mbigenze gute, nsohoke njye hanze bari abantu ndabakira. Icyokere cyaramurenze disi umugabo kubera kubura uko abigenza kubera n'ubwoba bwinshi cyane, arangije akingura idirishya ngo arebe hanze uko bimeze. Yararebye asanga imodoka bayigose ni benshi, barimo barashaka barasunika urugi bagira ngo bashake ukuntu bakwinjira bamusange mu modoka. Umugabo disi byakomeje kumwanga mu modoka akomeza kuyikinga, arangije akomeza guhonda umutwe kuri vora, abandi nabo bakomeza guhonda hanze ku modoka bavuga ati sohokamo aho ngaho uze utwereke umwana wacu ahantu ari. Umugabo disi byamwanze mu nda bakomeza kuyihonda imodoka, disi biramurenga urusaku rwari rwinshi, ariko mu by'ukuri nawe akomeza kwihangana ariko ntiyacitse intege, yakomeze kubura aho yihisha, akomeza kwicara hasi abiri komana, disi biranamurenga ubona ko byanamuyobeye. Yahise yongera akandagura telefone sinzi nimero yahamagaye
yahamagaye disi ngo yongere yakumufasha, ariko umugabo byari byamaze no kumurenga, nawe avuga ati jye nakoze amakosa ndabyemera, ati ariko ndaramuka nsohotse nanjye ubwanjye ntabwo nabakira mwahita mumerera nabi. Yo umugabo yakomeje kwicara aho ngaho disi ubona ko byanamurenze, ubona ko afite n'agahinda kenshi cyane, ariko disi ubona ko no kwiyakira byamunaniye. We yatekerezaga ko naramuka asohotse bari abantu bangana kuriya kandi bafite umujinya ungana kuriya atari bubakire. Yo umugabo yakomeje kwicara gutya, ariko disi ntabwo turamenya neza niba akana yakagonze cyangwa se ari umupira yagonze gusa. Yo ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Umugabo yakomeje kuvugira kuri telefone, ikigaragara cyo nuko yarahamagaye famiye ye ayibwira ati ibintu byankomeranye, nsa n'ugonze akana ariko ibintu byankomeranye aho mparitse ubu nanjye nabuze amahitamo. Yo umugabo disi yabuze ukuntu abigenza, akomeza kumva batangiye gusatira n'urugi yari yicayeho barimo barukingura. Yo byarangiye disi n'ubundi bamukinguranye urugi, arangije yicara aho ngaho. Umudamu yahise amusanga mu modoka, umugabo aratakamba aravuga ati mwambabariye ko mbizi neza ko nakoze amakosa, atari ko ndabinginze. Umudamu yakomeje kumureba, arangije aramubwira ati ubwo urumva nta soni ufite, ati ubwo urumva watinya kukavuga gutyo, nta soni ufite wowe utinya kugonga umwana, nurangiza umwe wicare mahanga, sohoka tugende hanze vuba ugiye kubisobanurirayo. Umugabo disi yakomeje kugira ubwoba, akomeza no kugira agahinda kenshi cyane kubera ko yari afite ikibazo cyo kuba ari buze kumuhitana. Umugabo disi barakomeje kumutoteza bamubwira ati sohoka ujye hanze ugiye kubisobanurirayo, ibyo ngibyo uri kunyibwirishwa byo ntago nanabyumva. Umudamu wari uraha yari afite umujinya, atangira kumukora mu mutwe amubwira ati sohoka vuba bwangu, turashaka ujye hanze uzuba ariho ubisobanurira. Arangije disi yaramufashe amusohora bwangu amushushubikanya, asohora umugabo hanze. Iyo mbega umudamu mubi. Yarangije n'abandi bose baravuga ati yari yihishemo, n'ubundi yari yicaye mu modoka agira mate azi ibyo yari amaze gukora. Baraje baramuhererekanya bose, barangije baragenda bamupfukamisha hasi bamubwira ati pfukama aho ngaho muri kaburimbo, ati ngwino ubanze urebe ibyo umaze gukora, ngwino ubanze wirebera ibyo umaze gukora, maze ubundi singaho uriya agapira k'umwana wamugonze sita, ahubwo twereka umwana wacu ahantu ari. Umugabo muri ako kamwanya harimo marayika waje disi, arangije ahita atabara akana. Ikigaragara cyo ni uko uyu mugabo yari afite icyizere cy'uko akana yo hari umuntu wagatabaye, nawe atarazi ko kakana katabawe. Bakomeje kumubwira disi, umugabo nawe arangije araruhuka kubera ko yarebye munsi y'imodoka aravuga ati ntago nari kubakira iyo nza gusanga akana kanyu nakagonze, atari kumfite icyizere kuba nagonze umupira wonyine gusa, twanagura n'uwundi ariko ibintu bikagenda neza. Yo disi ndagira ngo gushimira we twatangiranye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, utazacikwa n'agasobanuye ko ubutaha. Disi umugabo yakomeje guhisa apfukama hasi, disi atangira gushima Imana, aravuga ati Imana yanjye urakoze cyane disi, urakoze. Ati kubera ko disi karakana kabandi ntabashije kuba nakagonga, nishimwe rikomeye cyane. Yo ako kamanya disi marayika yahise aza, umugabo ahita yibuka ukuntu marayika yatabaye akana. Yo akana kakaba ari nakazima disi kakinariho, ubona ko nta kibazo. Umugabo yakomeje kwitegereza marayika cyane, akomeza kwishimana anaseka ati ibi byiza mwamani mana ntago wabinkora. Yo umugabo yarishimye cyane disi aranezerwa ati aba bantu ntago nari kubakira, atari ko mwami ibitangazo nkoreye ushimwe. Nuko byarangiye umugabo